tekereza umuramutse ashaka kugira ngo kugira ngo utere imbere ni ugomba kugabanya inshuro waryaga ku munsi, umurimo wahingaga ukawuha abandi, kandi nawe usigaranye ntuzongere gushyiramo ifumbire mu buhinzi ukora, ubundi ufungure iduka ryawe abandi bantu baze bacururizemo utababangamiye, kandi ukuraho bariyeri zose zigomba kubatuma baza gucuruza bo ibyo bahinze. Nyamara mu gihe yakubwiye wowe ko ugomba kugabanya ibyo wakoraga byose, ntabwo akubwiye ngo ongera umubare w'amasaha wakoraga, ntabwo akubwiye ngo ongera ifumbire, ntabwo akubwiye ngo byibura fatanya n'abandi wenda mu bucuruzi bwawe, bwarakubwiye ngo fungura amarembo n'abandi baze bakore ubucuruzi kandi babukoreye mu iduka ryawe nta kintu na kimwe uri bubabaze, ndetse ibyo wabasabaga kugira ngo bakoreshe infrastructure zawe ubigabanye kugira ngo iterambere ryawe ryihute. Ibyo nashaka kugira ngo tubihuze, mbereke uburyo World Bank na IMF cyangwa se International Monetary Fund babikoresheje babwira Afurika kugira ngo itere imbere, ngo igabanye n'amadeni. Ntabwo ari uko bakongera production, ahubwo ni uko bagabanya ibyo bakoreshaga, bityo amadeni yabo aragabanuka, ndetse na World Bank IMF ibafashe gutera imbere. Ibyo bintu bitekerezeho kabiri, ariko muri icyo gihe uko ubitekerezaho ndagira ngo niba uri mushya hano ubanze ukore subscribe, share, like na comment mu gihe ubona nta kintu na kimwe bigutwaye. Amerika ifite uruhare mu gutatera imbere cyangwa se mu irindira ry'iterambere ry'ibihugu bya Afurika. Uti gute? Ibinyujije muri World Bank, IMF, muri porogaramu bashyizeho hagati ya za 19 na 90 iyo bise Structural Adjustment Program, bavuga ko bari gukora reform y'ubukungu. Nyamara iyo reform iyo ugiye kureba neza urasanga ahubwo yarafashije cyangwa se yaratumye ibihugu bya Afurika bidakora progress ngo bitere imbere. Baje bavuga ngo iki? Cyangwa se iyo policy yari ikubiye mu biki? Kubwira ngo amaleta agabanye ibyo bita spending cyangwa se ibyo bakoresha, bafate ibigo bya leta byose babihe abikorera, bafate inkunga bateraga abaturage wenda mu bikorwa bitandukanye aribyo twita subsidies bazikureho, noneho barangiza bafungure amasoko bagabanya ibyo twita tarifu cyangwa se imisoro, noneho bakuraho na restricted cyangwa se n'imbogamizi zari zihari kugira ngo abanyamahanga baze bacuruze mu gihugu cyawe. Bafate ifaranga ryabo cyangwa se y'igihugu bariteshe agaciro, aribyo bise devaluation cyangwa se devaluating national currencies, noneho ngo bahamagare abanyamahanga baze beinvestise mu gihugu cyangwa se mw'ibyo bihugu, ngo kugira ngo kugira ngo ubukungu bw'ibyo bihugu biri mu iterambere bugere gute, ngo bizamuke. Noneho batagategaga ikisaha bashaka kugira kujya, bashaka kugira ngo habeho reduce cyangwa se bagabanye icyo twita budget deficit ya leta, noneho ngo barafashe babereke n'uburyo bwo gukontrolinga inflation. Ibi ngibi reka twibaze haruguru, umva hejuru ni ukuvuga policy zavugaga iki? Reducing government spending, privatizing state-owned enterprise, removing subsidies, liberalizing trade, devaluing national currencies, encourage foreign investment. Nawe bitekerezo, numara kugabanya government spending ugafata ibigo byari bya leta byose ukabiha bikorera, ndetse ugafata na subsidies watangaga cyangwa se inkunga wateraga ibyo bigo, wenda tuvuge nko mu buhinzi wavugaga ati wenda abahinzi ngiye kubafasha mbahe ibyo bakeneye byose nka leta, noneho babashe kubona inyungu mu byo bakora. Izo subsidies uzikuyeho, ufashe ugabanyije ibyo leta yatangaga ngo urimo urashaka gutera imbere. N'ubwo buryo ndi kuvuga byibura
Amerika yakoresheje inyujije mu bigo byabo, kuko Amerika niyo ifite imbaraga nyinshi muri IMF cyangwa se na World Bank, kuko biriya bigo bishingiye kuri voting, kandi voting ishingiye ku bukomere bw'ubukungu igihugu gifite, bivuze ko ikontororwa cyangwa se bikontororwa n'Abanyamerika. Wumve ko ibyo bintu izo policy ntago zari zifite favor n'imwe ku bihugu biri mu nzira y'amajyambere, kubera ko ntago ushobora kumbwira ngo uragabanya spending, ngo ugabanye gutera inkunga ibigo cyangwa se abahinzi cyangwa se n'abandi bantu b'abaturage bawe, tuvuge nko mu buzima, nko mu buhinzi, wenda no mu bindi bigo bitandukanye, aho wabaha agasabuzidizi kugira ngo babashe kuzamura umusaruro, ahubwo ukawugabanya ngo urimo urashaka kugabanya budget deficit, kandi uyigabanya automatically uraba ugabanyije n'ubukungu. Noneho ibyo ngibyo urumva uko byagenda kose bigomba kugira negative impact, uko byagenda kose nta kintu na kimwe wabihinduraho, bikongera icyo twita ubukene bukabije. Bitekerezeho nawe, niba leta igabanyije amafaranga yakoreshaga, ni ukuvuga ngo service cyose cyangwa se ibikorwa bya sociale birahita bigabanuka. Nibigabanuka urumva imiryango iratangira kubaho nabi, ndetse yaba ari health care na education bigabanuka. Urabyibuka ko kera wenda tuvuge mu ma education hashyiramo amafaranga menshi, icyo gihe education yabaga iri strong, ariko aho ibintu byinshi byabaye private, urabona ko uburezi bwagiye busubira inyuma, kugeza ubwo nubwo leta zimwe zagiye ibintu tuvuye urugero wenda nkatwe nk'u Rwanda bahise bashyiraho icyo bita mituweli, kubera ko ubukene bwariyongereye biturutse muri iyo porogaramu. Noneho leta ibona abaturage badashobora kongera kwafodinga ubuvuzi, ishyiraho mituweli kugira ngo byibura abantu bunganirane. Icyo bita ubushomeri, niba ibigo bya leta bigiye mu maboko y'abikorera, automatically utuzi turahita tugabanuka, kubera ko bo icyo bari gushaka ni ukumagisimiza profit. Niba dukuyeho niba leta yatanga subsidies cyangwa se yatangaga inkunga tuvuge ku nganda z'imbere mu gihugu, ikaba bigeze gute, leta ikaba izikuyeho, birababaza bikomeye izo nganda, ndetse ku buryo twamaze gufungura isoko mpuzamahanga, ntabwo izo nganda zirasigara cyangwa zifite ubushobozi bwo kuba za kompetinga na ba bacuruzi bagiye kuza muri rya soko wafunguye. Ubwo urumva niba haramutse havuyeho cyangwa se habaye igabanuka yo kugira ngo social services zibashe kugerwaho, cyangwa se umuntu abashe kuba yazigira mu buryo bworoshye, ubwo urumva ya bageti yagendaga muri education, mu burezi, bageti yagendaga mu buvuzi, birahita bigira gute, birahita bigabanuka. Nibigabanuka ikirahita gikurikiraho n'iki, uburyo cyangwa se minerval cyangwa se bitewe n'ururimi ukoresha, school fees, ubwo buryo burahita buhenda, kwivuza biri buhende, ndetse na minerval cyangwa se n'amafaranga yishyurwaga kugira ngo umwana yige cyangwa se kugira ngo uburezi butere imbere, nayo arahita yiyongera, bityo iyo serivisi itangire gusubira inyuma. Kandi noneho ibyo nk'ibyo twaribye hejuru, izo policies zazamuye ahubwo icyo twita inequality cyangwa se ubusumbane mu bukungu muri ibyo bihugu by'iterambere. Ukuvuga ngo niba leta igabanyije amafaranga ya spendingaga, ni ukuvuga hari project zimwe zirate zibuhagarare, icyo gihe imijyi iri butere imbere, ariko ibyaro hari amafaranga atazabigira kubera ko izo subsidies zigize gute, zidahari. Kubera ko nukuvuga ngo tuvuge urugero, uyu munsi wenda nk'abantu bakora project wenda tuvuge
wenda mu buryo wenda bwa hano da abantu bakora project zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi babona ko harimo icyuho cya sabuzidi zidahagije kubera yuko niba iyo ugiye kureba tene ubona nko mu bworozi ibigenda ku bworozi bigenda bizamuka umunsi ku munsi nyamara kubera purchasing cyangwa se pouvoir d'achat y'abaturage idahagije byagize gute kubera ko bidahagije byatumye habaho ko nibwo ibiciro byo kugira ngo ukore ubworozi cyangwa se ibindi bintu byose bishingiye ku buhinzi bizamuka nyamara igiciro cya output cyangwa se cy'umusaruro uva muri ibyo bintu ugira gute uhita usubira inyuma ni ukuvuga ngo abaturage ntabwo bafite ubushobozi bwo guhaha ibyo bintu bityo bigatuma ushobora kuba ukora ibintu biguhenze nyamara kubicuruza ugasanga biraguhenze ntabwo uri kubona inyungu nk'uko byakagombye mu gihe haba harimo akaboko ka leta muri ibyo bikorwa noneho ibyo bintu urabona tubye nk'ibyo twita za gari ya moshi iyo ugiye mu bihugu by'amajyepfo guhera Tanzania za Malawi Zambia za Mozambique hariyo imihanda ya za gari ya moshi ikomeye cyane muri icyo gihe batarakora iyo porogaramu ariko iyo porogaramu imaze gukorwa habayeho kudindira kw'iterambere ya infrastructures kubera ko niba government yamaze gukora cutting cyangwa se yamaze kugabanya ibyo yakoreshaga bivuze ko iyo mihanda itari bwongere gusanwa imihanda nidasanwa communication iragabanuka communication nigabanuka noneho ubukungu ahubwo busubira inyuma instead yo kugira ngo bukore improvement of course birumvikana yuko niba leta igabanyije ibyo yakoreshaga mu bikorwa muri projet zabo za buri munsi budget deficit yo iragabanuka kubera ko niba naryaga wenda inshuro 3 ku munsi uyu munsi nkaba ngiye kurya rimwe amafaranga narya ku munsi ari bugabanuke ariko nubwo amafaranga ari bugabanuke ubuzima bwanjye burahangirikira kubera ko umubiri ntabwo uri bubone intungamubiri zibuhagije kugira ngo ukomeze utere imbere ubu nibwo buryo World Bank na IMF bakoresheje iyo porogaramu yabo igizwe n'izo policy ariyo porogaramu twise structural adjustment program abantu bize za ekonomi ibi bintu barabyumva baranabizi neza cyane ariko ikibabaje nuko ntigeze numva umwarimu akora comment n'umwe cyangwa se n'ugiye kureba ama articles arahari makeya agaragaza yuko ibyo bintu bifite negative impact ariko ugasanga wenda tuvuge nko muri classe za ekonomi ugasanga nta mwarimu ugaragaza icyo kintu ndetse gikorweho n'amartikle menshi noneho leta zibashe no kuba zasanga ko icyo kintu kitari ngombwa noneho bakore diverse cyangwa se ba undering program yabo ya mbere yuko izo adjustment zibaho ntabwo nshaka kubigira birebire ahubwo nagira ngo ukore comment uko uri kubyumva kugira ngo turusheho kugira gute kubana mu buzima bwa buri munsi. Hasta la vista. Stay tuned.